kuko uhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi no kurebesha amaso indi mana igira ikimariro uyitegereza itari wowe. Yesaya 64:3. Kumenya Imana nicyo cyigisho kibanze ku mutima ushaka kwizera. Iyo utazi Imana, kuyitinya bituma wigira kure yayo, ubwoba bugatuma utinya n'ijambo ryayo. Naho ubwoba bw'uyizi akanayikunda umutera kuyihungiraho, kuko azi ko atabona umutekano ari kure yayo, agatinya kuyicumuraho abitewe no kwanga kubabaza inshuti yamukunze ityo. Yacumura akanga kuryamana icyaha atakihannye kugira ngo ye gutera inkeke Imana ye, atinya ko ashobora gupfa cyangwa akamenyera icyaha bikamuviramo kunangirwa. Yamara kubyatura agahumurirwa no kumenya ko ari umubyeyi umukunda yabwiraga, akizera ko ababariwe.